Anita genda mu rugo wegure matera ngo munsi kumusego uzane n'igihumbi unzange kwa muganga kuko giye kumukubita ebana niyo ndahita muvuzamo nta bintu byinshi ihute uzane icyo gihumbi. Nitwa Diakoni ariko nyine urabona wakubise mushiki waje ariko nyine mbise ngukunda ndikumva mbese urukundo ngukundi cha ebana umbabariye wangubita n'akanimero kawe wenda ngapanga rimwe ngagusohokana ebana byaba ari umuti umbaba mana we cha ariko nda n'ikindi nakora ibyo urashaka byose ndabikora kuko mana we dore umwana yitwa Diane naje rero kuko duhuje ikibazo ushatse waza tukajyana kuri kakabari ko twariye tukagurira agafanta kawe kuri Diakoni kujyana mu nzu wabukoze wabungoreye nta kibazo ibyo byo ndi kubyemera ahubwo reka ngende ngiremo agasitire ebana nanjye tugira agasitire narebe tuhurira aho ngaho. Rero boss dore tugiye kugera kwa muganga hari ibintu ugomba kwirinda bizirijwe kirazira ibizirizwa se shahu ni ibiki cyambere ko tugotangiye kunkanga mbeshahu umva ikintu cyambere ugomba kumva yuko kumva ibyo akubwiye yego bo yakubwira umufuragiro ukikiriza kandi bawutanga mbere umufuragiro arabikubwira umufuragiro yavuze umufuragiro ubu ugomba gutanga kuri ya mafaranga aho ndi kubyumva yagutuma ihene cyangwa inkoko cyangwa igisabo y'ibara rimwe ukikiriza ntabwo uhakana ntabwo uhakana biri kandi ikindi ukirinda gukebaguza bya buri kanya uri gukebaguza kubera ko abakurambere bashobora kuza bagahita bagutwika bivuze no gupfa nshobora guhita wahita upfa bikarangira we kumva ari ibintu bikaze kandi ukirinda kuvuga ibintu by'Imana cyane ngo nzaye hari mbese niyo mpamvu isurimbuza ntabwo nsubira ubwo tugiye kugenda tugere kwa muganga ntuvuge ngo ni umupfu yahita guteza ngakirashanga ngasubira wasubira ku isuka nabira bikagenda nzamuka sawa tugereyo kabisa. Ndikubona tuhageze umva mani nyine hari umuraro uguyemo umukire reka tumucakaze ariko mani uteye n'ubwoba dagaswe byabera uri daje reka nze mushitura ahubwo aze Kididi wakwiturije mani nawe bikuri nk'akazi mbega do ni gutya ngaho bose yarambwiye ngo nta bantu ari kwakira ariko ngo kuva ari wowe wakinjira nyine akagukorera iyo utevuga udasanga yisubiyeho dore bisubira nubivuganyeho injira nyine ntabwo twajyana kongera ushaka ubwo uri kuzahe nari mfite ikibazo ubwo uri kuzahe subira inyuma gato subira inyuma nari mfite ikibazo subira inyuma tambuka uje imbere hariya kuramo izo nkweto inkweto aho kandagiye ni he kuramo izo nkweto pfukama aho ngaho ngaho mbwira ikikugenza hano iwanjye umbwira ikikugenza naho ubundi muganga mfite ikibazo iwanje mu rugo umugore yarananiye arankubita nakererwa agace kankubita
nagira gutya akangubita akampa ibikorwa byinshi bya kigore ngo aba ari nje ubikora kandi uzi ko burya umuntu w'umugabo yakagombye kugira nuko ubwo rero nandi kugira ngo mudufashe kugira ngo ndebe ko byibuze bambwiye ko ari wowe ubishoboye muganga. Reka ngugeragereze numve ko hari ikintu nakumarira. Yego babyeyi. Ndahamagara Nyabingi wa Nyirangombe. Sogokuru wo mu Birunga. Ndabahamagara ababyeyi. Seka mubyeyi. Seka nyakugira Imana. Izi nzuzi zawe ko mbona zitarera. Aho ngaho ndakubonera intsinzi sha. Ngiye kuguca inkoko, ngiye kuguca n'ihene. Ihene kandi y'ibara rimwe, ihene y'ibara rimwe. Inkoko rero tuyita umufuragiro, uyiha ababyeyi baseke bakunezererwe bishime maze naje guha intsinzi. Yego mubyeyi. Reka ndebe kubakugeragereze gushakira intsinzi. Shira muno. Ongera. Uyu mugabora ongera uciremo. Wewe rero ibyo ndi gukora utuze. Seka nyakugira Imana. Sekera Nyangombe, sekera mubyeyi. Seka nyakugira Imana, seka nyakugira Imana. Seka nyakugira Imana, seka mubyeyi. Ushaka iki? Nguha amata, nguha inzoga. Nzekera nyakugira Imana. Shira ugo mufuragiro hano ngaho. Gashire hano batisubira hariko. Uyu mugabora ndagukubitisha amahembe nyamara uyu mugabo. Ibihumbi 10. Yego mubyeyi. Ababyeyi rero barambwiye ngo barakwishimiye. Yego mubyeyi. Uri kureba rumwe rurabo. Ari urwasogokuruza. Uzaje urufata ubwitegereze mbere yo kuryama urusome. Nurangiza kurusoma umugore wawe nasinzira urumukoze ku kibuno. Ubigira uco injuro 3. Nzaba nakuvuye bizaba byarangiye, urukundo ruzongera ruhinde, mwongere mubane neza ubu umugabo mu rugo. Kandi uramenye utazangorera ishano. Yego mubyeyi. Utazangorera ishano dore ndabaza utazangorera ishano. Sohoka mpira abakurambere batandakarira. Genda. Bose Wano ariko nagutinze ariko abo ntinze kabisa. Ndikubona unishimye ariko menya ibintu byaciyemo kabisa, ibintu bikunze ubu ewane. Tugenda rero uje kungurira karo dore hano nakujanye burya ni sawa. Enda sa enda dore nguyu mutampana.
none se mwana Eh, bimeze bite sha urebye ni sawa kabisa nta mutima mubi. twagiranye ikibazo ariko kiriya kibazo tugomba kugisoza Oya ntabwo birabikaze. tugomba kugira urugero turenze ngera ko numva ndagukunze tu Uri kuvuga ngo warangunze? Njye noneho birarenze. okay ariko siko ndi kubona seriveri waha ngaha nta n'ikintu atubwira ameze bite Uzicaka mfite? wamwaka akagita tuzanira Seriveri. shawutanda kujyana ku mazi pepe Sha ndabona n'amasaha ari gukora. Mwiriwe bose. Eh, imeze bite seriveri? Tumeze neza amakuru yacu. Hano se mufite mi? Dufitemo umutobe w'inkeri, dufitemo fanta, dufitemo n'inzoga z'ubwoko bwose zirahari. None se mufitemo ka petit mitsingi? Ka peti mitsingi ntabwo kari kuboneka neza, gusa hari kuboneka fanta zirahari ku bwinshi. Okay, njakira petit mitsingi n'akarahuri na fanta ebyiri. Na fanta ebyiri. None ndebere ko no mucuma hano. Mucoba ntawe uhari yatashe ariko turagerageza uburyo buke bwose tukamubona. Uzanira agafanta na ka petit mitsingi n'akarahuri. Byihutisha. Murakoze cyane. So urabona nibyo nabaga nkubwira. Hano mbese kwakira umukiriya. Bana atari ndabizera kabisa. aruta ku mazi Ibyo ngibyo byo hano ni abantu nize, ni abantu banje bankorera umuti kabisa. ubwo nkujyanye ku majengo ntabwo wajyayo Byaterwa n'ukuntu twagera bakatwakira. nzakugezayo njye ndabibona Ariko pe hano baranyemeje narayamanitse. Tubizi ko njya kunywera ahantu henshi se. ni byiza cyane sarabigwa n'iki Ya ndabizi icyo cyumva ndi icyamamare. Ni sawa kabisa. Ko byeri uraryoshye. Byeri ni sawa kabisa. Ndabona ukuntu ibintu aba ari sawa. naho ubundi se shaho ko mbona bwije ntawakure kugataha tukazagafata n'ejo. Oya boss. Amavuta y'umugabo namuraye ku mubiri ahubwo tugende ngasome harakukibuye kwa Korode ngasome tugende. Kwa Korode? Ni wabaga n'agacupa. Ntari bikabisa tugende ntari. Ubundi se sha. N'imyaka ijana umuntu ateze reka twicara aha. Turisome ariko boss banza wicare. Reka nisomesha n'ubundi se shaho. Turisome. Hano harya wambwiye ni None kwa Korode hano ku kibuye. Korode ariko bishoboka ko azwi. No haratwika boss. Ubundi se boss. Hano ariko kwa Korode zimushikake yabo. Burya se agira mushikake nziza. Aho koreka nze ndebe. Serve! Yes boss. Iyo umuntu aba yahamagariye sha boss ntabwo uri kumubona utari kumwakira. Niko sha mufite mwiki. Hariho inzoga, hariho kamushikake, byose birahari. Ibyo? Nzanira ubundi ufata iki? Tenda fata ka fanta boss. Ufata ka fanta kugira ngo okay sha. Akahe gakonje cyangwa gashyushye n'agakonje. Uze kunzanira petit mitsingi. Na fanta iri mu nzu maze kandi wihute ngira ngo Kabanza ufate seriviyete. Boss. Boss umudamu wawera.